Mwiriwe muraho murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'ibisanzwe ngende Nene hano tuganira ku tuntu n'utundi twaganira ku mibereho myiza ubuzima bwo mu mutwe imibanire tukonsora murakaza neza rero mbanje kubashimira thank you umva mwanyiritse urukundo ntari niteze vlog y'ubushize hari abantu benshi bafite impungenge bakirimo kumbaza ngo ese nashyitse mu Rwanda ese byagenze gute ese meze gute abashaka kuntembereza abashaka kunyakira mwese murakoze cyane nanjye ndabakunda pe mukomereza aho ngaho hanyuma iyi ni parti ya kabiri ya vlog nayo nakoze niba utarayireba ndagushishikariza kugenda tujya kuyireba nibanziriza iyi ngiyi aho nari ndi gukora vlog y'ukuntu navuye mu Rwanda navuye muri Canada nza mu Rwanda mbabwira ibizazane nawe nabyo n'ibiki byose mbatembereza ikibuga cy'indege so iriya video kuko yari yabaye ndende nayikozemo ibice bibiri ubu ngubu tugiye kureba igice cya kabiri by'ibindi bice by'indege ibindi bice bya aeroport by'ikibuga cy'indege mwari mutarabonye mukomeze rero muryoherwe na video abari kumbaza niba bambona gute nta WhatsApp mfite nta numero WhatsApp mfite so ni ukujya kuri Instagram nk'ibisanzwe ukanyandikira kuri Nene Rwanda ukamfollowinga ukanyandikira ukalike umva icyo ushaka cyose ukagikora hanyuma iyi video nuyireba ukayirangiza ndagushikariza kuyilakinga gusubscribinga gusharinga gushyiraho komanteri tukonsora ndumva ibyo nashaka kuvuga rero muryoherwe na video mukomeze mu nkunde mukomeze munyereke urukundo thank you enjoy utu tumodoka rero natwo ni ngombwa kutumenya iyo uri umukecuru cyane cyangwa ugendera mu kagare uri disabled wodarenga kano kantu umuntu akaza kugutwara akakujyana aho ushaka kujya kuri iki kibuga cy'indege kubera ko nakubwiraga ko ari kinini nyine hari umuntu nyine uza kugufasha ko utashobora kuhagenda hanyuma hanze sinzi uko mwabasha kuhabona burije kare hano hari indege ariko ndabona yagiye nta ndege iraye hano ikindi kintu cya reba ukuntu bandika toilette twebwe tumenyereye ko nyine uvuga washroom cyangwa sumbaze bathroom ariko bavuga toilets ndibuka bwa mbere nza muri Canada nabazaga ngo ari muri Canada ariko atari hano nkabaza umuntu ngo where's the toilet akandeba nkabona ntago azi toilet icyo ari cyo so I guess ko ni kwa kundi abongereza n'abanyamerika bakoresha amagambo atandukanye rimwe na rimwe so izi ni zimwe muri toilette ntago zishamaje but it's okay cyangwa nuko ziba ziri clean udashobora kuhandurira ibi infection hanyuma hano urapushinga hakaza intuze yo guhanagura seat nyine aho ngaho bicara hanyuma iyo urangije gukoresha toilette hano amazi yaranganze hano ushobora kuza ugatanga review y'ukuntu wabonye toilette n'ibiri clean bingana gute hanyuma iyi tableau nayo ni ngombwa kuko ariyo ibikwereka niba navuga depart reka nzuminge urebe niyo ureberaho amavole ahari ni ukuvuga ngo ubusanzwe urabona hariho time igihe indege igendera flight remarks na gate ibi ni ngombwa kumenya kuko iyi gate niyo igufasha kumenya aho ujya gufatira indege ubu ni uko bitari gukora abantu baryamye ariko ubundi hano baba bashyizeho isaha cyangwa tubwe niba indege yawe yabaye annule babishyiraho cyangwa yakererewe so tuno natwo ni ngombwa kutumenya aho turi no kudusoma kugira ngo ugire information
kuri flight yawe. Ikindi kintu cyangombwa cyane nk'uko mwagiye mubibona ni ugukurikiza amasinye. Iyi aeroport ugize umurego wo kujya usoma wayoba, nta hantu wagera udasoma ngo gate F3 ukamenya ngo ahangaha iyi nzira kariya gafresh karerekana ko iyi nzira ikomeza kugera kuri gate F5 kugeza kuri 5. Iyi gate F2 ikaba igenda ikagera hariya, ubundi ni KLM ihakorera. Tumva ari ibyo. At least aeroport wagira ngo niyanjye nayikodesheje. Ubundi haba harimo akavuye huzuye abantu benshi nka kuri ujya muri mall nyine nyamall, but ubu nakamera uko nshaka, ntafite ubwoba ko ndi bukamera umuntu utabishaka nkaba namuhohotera. Urebye nibyo. Ereka mbereke ahantu nagiye bigatuma nyoba. Reba imbeba. Do. Oops. Guys, na Amsterdam yaba imbeba. Anyways, nandi kubabwira ahangaha niho naciye ndi kuvuga ngo ngiye kureba. Urabona iyo usomye hano ubona gusa ngo ni baggage hall, exit na crew center. Hano hantu ntimuzahajye kuko ni one way. Uramanuka ukagenda uhita ugera muri immigration, kugaruka niho handi ujya kuzenguruka n'ibiki bikaba byanatuma uyoba nk'ukuntu byambayeho. Imeze nka tapi roulant. Iyi ngiyi ndabona bamaze kuyizimya, uhagararaho ikakujyana, ituma abantu igufasha kwihuta kuko akenshi usanga umuntu yakira indege igiye kumusiga. Iyi ngiyi rero urabona ko iri kugenda, iri gukora. Ariko guys, pay attention, urabona iyi ngiyi ni ikukura hariya ikuzana hano, and then iyi ngiyi ni ikuvana hano ikujyana hariya. Akagavuze kugira ngo utazakora ikosa yo kujya kuri iyi ngiyi kandi ushaka kugenda ikagenda igusubiza inyuma, aho kugira ngo ikujyane imbere nk'iya video y'umukobwa abantu bajya baseka. So pay attention to that, uhitemo ikujyana muri direction ushaka. Kunzi b'ibitabo rero urabona ko hari na library ushaka kujyamo ukaba wafata udutabo nubwo ari dukeya ugasoma. Also urabona ko hano hari reserved, ntabwo ahantu hose ho kwicara, ariko uba wemerewe kugenda ugahita wicara, ugomba kubanza ugasoma kuko nk'iyi ngiyi urabona ko iri reserved. Ubundi kureba kubera ko ari nijoro ntabahari, kugira ngo ujye muri iyi ngiyi ugomba kuza hano ukavugana n'uyu muntu kugira ngo akwinjize. Ikindi no kureba, kwibuka gushaja. Ni ukuvuga ngo ushobora kwicara nka gutya ariko hari n'ahantu gushaja. Nk'ubu hano ndimo ndahashaja isaha, ushobora kureba bitewe n'ubwoko bw'ashaje ufite. Ishaje yanjye rero ntabwo ibasha kwinjira hano, niyo mpamvu nakoresheje hano. Akandi kantu ka ngombwa rero ukwiye kumenya nuko urabona iyo tugeze hano ntabwo telefone nta network tuba dufite. Waba uvuye mu Rwanda, MTN Tigo ntabwo ziba zikora hano. MTN nigeze kubona ikora ariko hari igihe nayo yanga, kandi na network yo muri Canada ubu ngubu ntabwo irimo gukora. So icyo ukora uraza hano ukaza kuri wifi, kubera ko aeroport ifite wifi y'ubuntu. Rero uraza ugakandaho igashakisha, hanyuma ugahita ubona ahantu handitse airport free wifi, ugakandaho wala ikaguha ino notification. Rero akenshi uhita urekera ahangaha ukagira ngo wikonekise, ariko ntabwo biba byakoze. Kugira ngo umenye neza ko byakoze uramanura, kuko biba bisaba ko usayininga in. Ukaza rero ugakandaho ahangaha iyo umaze gukora connect, nibwo sasa uba wikonekise koko, bagahita bakubwira yuko wifi yabaye connected.
Ok, bafite sèche-cheveux, bafite essuie-mains, hanyuma ahangaha Right here in the world, being with you all alone, it's like a dream come true. I want you right here in the world, being with you all alone, it's like a dream come true. A dream right here in the world, being with you all alone, it's like a dream come true. I want you right here in the world, being with you all alone, it's like a dream come true. yeah, Dream come true. ça va, Being with you all alone, it's like a dream come true. I want you right here in the world, being with you all alone, it's like a dream come true. A dream come uba wishyuye ku madorari here in the world, being with you all alone, it's like a dream come true. I want you right here in the world, being with you all alone, it's like a dream. aho itayifunga ni mu rwego nyine gusiga